Yesu ashimwe. Shalom shalom. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Ndabakunda kandi ndabifuriza imigisha y'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganira amagambo y'Imana abo mu gitabo cya Esiteri. Ni amagambo maremare, ntabwo nabasha kuyasoma yose, ariko abasoma Bibiliya cyangwa abagira amatsiko yo gusoma Bibiliya muzarebe muri Esiteri ku gice cya 6, wenda muhere ku murongo ku gice cya mbere nako ku gice cya 6 nako muhere ku murongo wa mbere mukomeze mugende. Ni inkuru za Esiteri, umukobwa watoranyijwe n'umwami akajya ibwami ariko ari umuyudakazi. Igihe kiza kugera rero, kubera ko abayuda batari bari mu gihugu cyabo, haza kuboneka abantu batishimira abandi, bagambanira abayuda bavuga ko abayuda bagomba kwicwa. Umwami wari waramutoranyije ndetse niwe washyizeho ikimenyetso ko bagomba kwicwa, nyamara umwami nta nubwo yari azi ko umugore we ari umuyudakazi. Muri icyo gihe Esiteri, kuko yari atumye ibwami, yari afite nyirarume wakoraga ibwami, amutuma aramubwira ati ni wowe duhanze amaso kugira ngo turukure muri ibi bibazo. Esiteri nta kindi yakoze, yatumye ku bantu b'iwabo arababwira ati musenge iminsi 3 munsengere, nanjye ndasenga n'abaja banjye n'abaja akazi banjye, dusenge iminsi 3, hanyuma nizeye ko Imana ari ikizakora. Kubera ko kujya imbere y'umwami muri icyo gihe ntibyari byoroshye, harimo amahitamo y'uko najya imbere y'umwami atari umunsi wo kujya imbere y'umwami bishobora kumuviramo n'urupfu. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko Esiteri yasenze Imana, arangije ajya imbere y'umwami, ahagirira faveri. Icyo yasabaga umwami, icyo yifuzaga ku mwami, umwami arakimuha. Aho niho nshaka guhagarara cyane ku bantu basoma Bibiliya, ku bakristo. Uyu munsi niho nshaka kuganira nabo, ku badamu mwizera Imana, ku bagabo mwizera Imana, ku bakozi b'Imana. Aho niho nshaka ko tuganira cyane, kuko iyo urebye witegereje cyane usanga twese twemera ko dukunda Imana, tukaririmba. Mbese hari indirimbo dukunda kuririmba ngo nguhaye ibyanjye byose, ngo mbese uko bingana. Ariko wareba urukundo cyangwa se icyizere tugirira Imana ugasanga ni gitoya cyane. Yesu ashimwe. Ugasanga iyo ibibazo bije, Imana turayiheza mu bibazo byacu, Imana tuyambura ubushobozi ifite mu buzima bwacu. Ariko nyamara kaba ari akantu gatoya k'akabazo gatoya, ugapfuka mugasenga, ukizera ko Imana iri bubikore, ugashima Imana, ugasenga Imana. Ariko hazi ibintu bikomeye ukabihunga. Yesu ashimwe. Esiteri yasenze Imana, yizera Imana. Esiteri yari yaratoranyijwe mu bakobwa. Umwami yari amaze kwirukana umugore we, atoranya Esiteri ngo amubere umugore. Nuvuga ngo yari atoranyijwe mu bakobwa benshi, bisobanura ngo Esiteri yari afite bote, yari mwiza, yari umukobwa w'igitangaza. Umukobwa utoranywa mu bakobwa bose ngo ajye kuba umugore w'umwami, nuko yari yujuje ibyangombwa by'ubwiza bwose umwami yashakaga. Ariko Esiteri ntabwo yakangishije ubwiza yari afite kugira ngo abone faveri y'Imana. Ntabwo Esiteri yakoranyije abaminisitiri n'abayoboraga aho ngaho ngo abashyireho igitugu, ababwira ati nimutajya kubwira umwami ngo mukonvenke muri konseye, jewe ndanabirukanisha. Ntabwo yazanye iterabwoba, ntabwo yazanye icyubahiro yari afite ibwami ngo abe aricyo ajya gukorera. Ahubwo yakoresheje icyubahiro cy'Imana. Yumvaga ko Imana yonyine ariyo agiriyeho faveri, iri butuma agirira faveri ku Mana, ku mwami. Haleluya. Wa mudamu we, ndagira ngo mubwire yuko ikibazo ufitanye n'umugabo wawe cyatumye aguta mu cyumba agafata ikindi cyumba, ntabwo icyo kizavanwaho nuko wisize neza, watetse neza, wagiye mu masiporo, wananutse, byacitse byakomeye, witeye amaparufe y'igitangaza, urindirwa no mu myenda. Kuko ibyo byose umugabo wawe ajya kugukunda wari ubifite. Ntabwo bizakemurwa nuko watetse amarosete y'uburyo bwose ngo ugure n'ibitabo, ujye kuri interinete ngo uteke neza impumuro, n'ubundi na mbere hose waratekaga. Ntabwo ari byo bizabikemura. Ntabwo bizakemurwa nuko wavuze amagambo menshi, wahamagaye basaza be, wahamagaye bene wabo, wahamagaye inshuti ze, wahamagaye nyina cyangwa wahamagaye se. Ntibizakunda. Naje gusanga nta rindi banga uretse gushaka faveri ku Mana. Umwami Yesu namara kuguha faveri kuri wowe, ugakundwa, akagushyiraho igikundiro cyiza, icyatumaga umugabo wakwanga kizavanwaho, kuko uzaba ufite igikundiro cy'Imana. Ubu n'ikibazo kirikemuye, nta n'impaka zibaye. Yesu ashimwe. Njye hari ukuntu njya nkunda gukemura ibibazo byanjye byo mu rugo,
kuko sinjya nkunda inama z'abantu, sinjya nkunda kwinjiza abantu mu tunama two muri za salo, kuko akenshi ibibazo biba byabonetse mu rugo ni biba byaturutse ku badayimoni, ntabwo ari biba byaturutse yuko utakoze ibintu neza. Ushobora kuba uri umugore ukaganduka miliyoni ku ijana, ugakora kimwe cyose, umugabo akaguta akajya mu bagore akagera gute, ariko akaza ukamwakira neza nk'umugore ukijijwe, ariko bikanga bikaba umwanda. Ntabwo ari inama z'abantu zabikiza, ahubwo ni amasengesho yonyine. Wa mugabo umugore yananiye, ndabwira abagabo b'abakristo basenga Imana, abakozi b'Imana munanirwa, wowe uri kuvuga ngo ugiye kubivamo, urabivamo kubw'umurimo w'Imana, ni umusaraba Imana yaguha. Uzajya kubwiriza abantu se, uze kutubwiriza, uze kutwigisha tuve mu byaha, tuve mu burozi, tuve mu busambanyi, tuve mu bwicanyi, tuve mu byaha bitandukanye. Umugore wawe uri mu nzu akunanira, uzabwira iki Imana? Imana uzayibwira iki ko umusaraba wawe iri kuguha wananiwe kuwikorera? Urajya kwikorera intama magana angahe n'imwe yakunaniye? Pasiteri, guma mu murimo wawe, gumuhangane n'ikigeragezo. Ni ikigeragezo ufite ariko kiri bukemurwa n'amasengesho, ntabwo ari ibyubahiro by'ubupasiteri, ntabwo uri buhamagara abapasiteri n'abamapasiteri n'ababishopu n'abaki bose ngo nabo baza gukemura ibibazo byo mu rugo rwawe. Hagarara hamwe, senga umere nka Esiteri, ushake faveri y'Imana ku mugore wawe. Imana iragusiga faveri, agusiga igikundiro, umugore wawe aracururuka. Yesu ashimwe. Hari ibintu byinshi tutajya, njya mbabazwa n'umudamu, abadamu mumbabarira, ariko ndabwira abakristo hatagira umuntu uza kuntera amabuye. Ngewe mvuga ibyo nabayemo, mvuga ibyo nzi, mvuga ibyo nasobanura, mvuga iby'Imana yampamiriza. Mbabazwa n'umudamu w'umukristo ukunda Imana, usenga Imana, w'umusenda upfukama agasenga. Imbaraya y'umugore ngo yagutwariye umugabo, ubivuyemo. Ibyo waruriye, ubutunzi bwawe bwose bugiye kuribwa n'umuntu, abana bawe bandagare, amaze agurisha, ibintu byose bitwarwe n'amaraya. Wa mudamu ufite amavi yo gusenga, ufite kwizera, warasengera abantu, Imana igasubiza ubibona, ugasengera abarwayi bagakira, Imana igakora ukabibona, ngo umanitse amaboko ngo bivuyemo, ngo kubera ko ngo umugore nta umva nta kizungerezi kiruta umukobwa wambaye ubwiza bwa Yesu. Nashaka abafite amata ameze gute? Wambwira ukuntu umuntu uri kurwanisha abadayimoni bamwuzuyemo, ari gukora ibyaha wowe uri gukiranuka, ari kugutuka wowe ugasenga, ari